Inkuru yanjye, inkuru y'agahinda, agahinda natewe n'urukundo, agahinda k'urukundo rw'imyaka 3, na n'ubu umutima wanjye uracyashengurwa n'agahinda. Iyi ni inkuru yanjye, ni inkuru ngiye kubasangiza. Niba uzi kugira amarangamutima ari hafi, ntiwirirwe ureba iyi nkuru yanjye cyangwa ngo uyumve. Iteye agahinda kandi irababaje. Ngaho nyemera nguhe ikaze nkugezeho inkuru yanjye uko yatangiye. Ni inkuru y'urukundo, urukundo rw'agahinda, urukundo rw'amayobera. Benshi tubisariramo, abandi rimwe na rimwe tukiyahura. Ahari nanjye ubanza nari ngeze ku kigero cyo kwiyahura. Nagutindiye, reka dutangire inkuru yanjye. Hashize imyaka igera kuri 3 ndi mu rukundo, ndi mu munyenga w'urukundo. Gusa nk'uko mubizi, mu rukundo umuntu ahuriramo na byinshi: agahinda, amaganya, ibyishimo, kwihanganirana. Byose ndabizi, murabizi abagerageje urukundo. Gusa inkuru yanjye uko itangira, ni inkuru itangira ari umukobwa umwe nkunda, ari nawe nahaye umutima wanjye. Kuva mu buto bwanjye namenya gukunda, nakunze umukobwa umwe. Ubwo nk'uko nakubwiye, inkuru y'urukundo itangira mu myaka 3. Reka dutangire aho byatangiriye. Ahantu twari dutuye mu cyaro, mu gace kamwe, hari umukobwa nari narabengutse, wari mwiza, yuje uburanga, afite byose, umutima mwiza, agira urukundo, mbese nta kintu ataguha. Muri uwo mwaka wa mbere, ubwo ndavuga ku munsi wa mbere twakundanye, mubwira ko mukunda, nawe akambwira ko ankunda. Ibyo byahise binyubakira icyizere muri roho n'umutima wanjye. Uko iminsi yakomeje kugenda yicuma, ni nako urukundo rwacu rwakomezaga kugenda rutumba, akanyamuneza ari kose. Gusa murabizi yuko ubuzima butuganisha aho bushaka. Haciyemo nk'amezi 2 yonyine maze kumubwira ko mukunda. Icyambayeho nawe cyakubaho. Byatangiye ntangiye kubona akazi hirya no hino, birangira mvuye mu ntara yo gushakira ubuzima i Kigali. Mageze wa mukobwa twari dutangiye umunyenga w'urukundo, twarakundanye dukoresha iyakure. Murumva ko kubonana biba bigoye. Umwe ari i Kigali, undi ari mu ntara. Kubonana byari bigoye. Haciye gato, wa mwana w'umukobwa yari asoje kwiga, namukunze ari gusoza kwiga. Nyuma y'igihe gito aba yerekeye muri kaminuza. Urukundo rwanjye nawe rurakomeza. Mu gukomeza, ni nako nanjye nakomeza kumwegereza umutima mukunda. Agahinda, ibyishimo byose twabisangiraga twifashishije iyakure, video call n'ubundi butumwa bugiye butandukanye. Nyamara urukundo rutegeranye, cyangwa se urukundo umuntu aba adafite rugaragara imbona nkubone, ntiwakizera ko urwo rukundo rwazabasha kumara igihe kirekire. Byinshi murabizi yuko ukunda umuntu mutabonana ni ikizame gikomeye. Ni nko gusigira umuntu ibyo kurya kandi ashonje, ntawe wamufubujije, nta n'umureba. Iminsi yakomeje kugenda yicuma. Umwaka wa mbere uratambuka, ntarongera kumubona. Uwa kabiri, murabizi yuko ugiye agahera, arakumburwa bikarangira yibagirana. Uko iminsi yakomeza kugenda yicuma, urukundo rwanjye nawe rwagendaga ruyoyoka. Muzi cyane agahinda, na n'ubu umutima wanjye ukihangayikishijwe. Natunguwe nuko ntigeze mbwirwa ko ntagikundwa. Igihe kimwe mbona save the date, ubutumire yuko agiye kugira ubukwe. Nyamara umutima wanjye wari waramwirondoriyemo, wifuzaga ko ariwo tuzabana akaramata. Ibi yari amutakira ngo ye, kuko byari byarangiye.
anumira muri save the date yiwe, muri make yifuza kugera mu bukwe bwiwe. Urumva umuntu mumaze imyaka 3 mutarabonana akagutunguza invitation y'ukuntu byagenda. Natekereje kwiyahura biranga, nabuze icyo nakora biranga kubera urukundo nari naramuhaye. Gusa muri urugendo rw'urukundo n'urugendo rw'ubuzima duhuramo na byinshi. Nagize agahinda gakomeye, ndibaza ese ubu bukwe afite ubu ngubu nzabugemo? Nimungire inama. Gusa ikindi gice niba mugishaka tuzagikora, tuzakibagezaho, mukomeze mwumve inkuru yanjye. Ni agahinda k'inkuru y'urukundo, mubwire uko byarangiye.